Amahoro y'Imana abane nawe nshuti y'umusaraba dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane nawe aho uherereye ahariho hose. Nabwo ntinda mfite message zawe cyangwa se zanyu umwuka ashyize ku mutima mbere yuko njya mu zindi nshingano. Ndavuga reka mbitambutse hakiri kare kubera ko namaze kubona ko Imana ntikiranzika muri bino bihe. Ibyivuze iri kubisohoza kandi byihuse cyane. Reka dusenge rero kugira ngo twinjire mu buhanuzi nahawe, kandi iyo Imana ivuze ndabimenya, kandi nzi gutandukanya ijwi ry'Imana. Iyo ivuze ibyo igiye gukora ndabyumva, n'iyo ivuze iby'igihe kitari kirekire ndabyumva. Urakoze Yesu, kuko wagize umuyoboro wo gucishamo ibyo utekereza ndetse n'ibyo wifuza ku bantu bawe. Ndagushimiye rero uyu mwanya kuko ineza yawe itazahanguka, imirimo y'intoki zawe irakomeye. Bana nanjye muri uyu mwanya, imbaraga z'umwuka wera zinkonekite kandi presence y'Imana imbeho cyane. Ubuntu buva ahera bukwire urusengero rwawe ari wo mutima wanjye n'umubiri wanjye, kandi kunesha kwa Kristo kube ku bugingo bwanjye mu izina rya Yesu. Nta nkurikizi dushaka izo arizo zose zitari mu bushake bw'Imana, kandi mvumya akanwa kose kahagurukira kurwanya ubwami bw'Imana. Nkubise hasi impaka zose zahagurukira ubutware bwa Kristo. Urwanya iby'Imana, Imana imurwanye yivuye inyuma, kandi utemeranya n'Imana akemeranya na shitani, ubugingo bwe bumanuka bujya mu rwobo. Ndasenze rero kugira ngo bane natwe muri uyu mwanya, kuko ari igihe kigoye. Ni igihe cyo guhesha umugisha no kuvuma, ni igihe cyo kuvumura, ndetse ni igihe cyo kurandura, ni igihe cyo kubika no gukubita hasi, kandi igihe kije nanone ni igihe cyo gutera imbuto kandi zikera zikamera mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero kuko wumvise bano bantu tugiye kuganira mu izina rya Yesu, amen. Ndagusuhuje aho uri mu Rwanda, muri Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Uganda, Congo, ukambuka ukagera muri Mozambique. Ndagusuhuje, kandi ndagusuhuje nshuti yanjye kuko unkurikirana buri munsi. Aho uri Tanzania ndagusuhuje. Turambutse Belgique muradukurikirana ndabizi, Canada muradukurikirana ndabizi, Amerika muradukurikirana ndabizi, ndetse Europe naho muradukurikirana ndabizi, France muradukurikirana ndabizi. Hanyuma tukajya mu Busuwisi, Suwise ho tuhajishe igisabo, duhafite inshuti y'inkoramutima cyane cyane cyane. Turagusuhuje mwene data, Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikomeze kukwishimira muri ibi bihe byiza byo gusenga. Umwuka wera abane nawe, akubeho cyane, kuko uri inkoramutima y'Imana. N'abandi badukurikirana bari mu Busuwisi, Imana ibiteho, kandi Imana ibahe umugisha udagabanije. Ngira ngo imigisha twatura nk'abahanuzi, nk'abatambyi kandi babisigiwe, ibageraho uburinzi, amahoro, gusinzira, kurota neza, kuko iby'abisi ntibabishoboye. Bafite iby'isi gusa ariko nta mahoro. Yesu yasezeranije abamwizera amahoro, niwe wenyine wasezeranije amahoro. Abantu bagerageza kurara mu mabuwate, abandi bagerageza kurara mu malogi atandukanye, mu mahoteli akomeye cyane kugira ngo baronke ibitotsi, ariko akenshi mu by'ukuri tuvugana bavuga ko nta mahoro. Tukabarangira rero inshuti nziza ishobora gutuma ugira amahoro, ko ari Yesu Kristo wenyine gusa. Kumwakira uba wakiriye amahoro, uba wakiriye ubwenge bw'Imana, uba wakiriye imbaraga idasanzwe, kandi uba wakiriye kunesha kudasanzwe. Niyo mpamvu tuba twitaruye imisozi itandukanye, hanyuma tukaza
tukaza hano umuririmbyi yaravuze ngo muze mwenyine twihererane, ntabwo ari uko tudafite ubwenge, imitwe yacu iratekereza neza cyane kandi ariko umwami uyoboye abami iyo avuze ikintu kiba kiri mu muti. Yaravuze ngo muze mwenyine twihererane, aravuga ngo munsange ahantu hatari abantu, aravuga ngo kandi dore imiruho irabarembeje n'urusaku rurabaruhije. Bakundwa muri Kristo Yesu rero tujya tugira akanya ko kwihererana n'Imana. Niba utirana n'Imana ufite ikibazo gikomeye cyane, kuko Yesu yagiraga ibihe byo kwiherera wenyine ubwo yabaga avuye mu murimo, kuko yabaga imbaraga zamushizemo akajya kuvoma andi mavuta. So Imana rero ibahe umugisha cyane cyane cyane. Omani, abari Dubai mwihangane, ndetse kandi abari muri Israel, Amerika mwihangane, muri mu bihe by'intambara. Hanyuma kandi na Iran namwe mukomere mwihangane, kuko ntabwo muri gutera mutatewe, muri gutera namwe mugaterwa. Ariko kandi icya mbere nuko twebwe nk'abera tuba tuzi aho biganisha. Bibiliya iravuga ngo ishyanga muri icyo gihe rizatera irindi shyanga. Birababaje kubona umuzungu n'undi muzungu bahanganye bari kurwana kandi ari ab'uruhu rumwe. Abirabura bo intambara wagira ngo niho zaremewe. So rero ni bimwe mu bigaragaza kugaruka kwa Kristo Yesu, kuko ishyanga ryateye irindi shyanga, kandi ntekereza kuko bene data ntabwo byoroshye, kubera ko n'ibindi bihugu bitandukanye mutatekerezaga bigiye kuzahura n'intambara n'ibibazo bikomeye cyane, kuko bamwe bagiye kwihindukirana, abandi bashaka kwigaranzura. Rero ni igihe cyo kuba maso. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ko nimudasenga ibibasengesha biraje rwose pe. Kandi nabirata ko bahambaye, Imana irashaka ko muyegera. Ndabizi biravuna, ariko kuki se utanayegera ariko ukarwanya n'abayegera? Urumva rero ibyo biba byarenze ukwemera. Imana irashaka ko tuyegera, tukayegera kandi tukaganira nayo, niko yambwiye. Kandi iyo Imana iri gusaba ngo abantu bayegere, ntabwo biba byoroshye inshuti yanjye. Igihe yasabaga Abisiraheli ngo basenge bayegere, binjire mu bihe byo kubana nayo, byari ibihe bagiye kwinjiramo bikomeye cyane. Kandi mwibuke ko nanone Abayuda ubwo bafataga umwanzuro wo kwegera Imana mu minsi 3 y'amasengesho, abazi babo cyangwa ababisha babo bari bifuje kubagirira nabi. Hanyuma kubera kwegera Imana, amasengesho abashoboza abanzi babo abari kubagiraho ububasha ntibabagiraho ububasha. Hanyuma rero nituyegera, ibyari kukugiraho ububasha ntabwo biraba bikikugizeho ububasha. Kandi igihe kirageze ngo abarwanyi by'amasengesho mu bihagarike, mureke abantu b'Imana basenge bisanzure. Yego ntihaburamo ababi, ariko n'abeza barimo. Nshuti z'umusaraba, n'abeza barimo. Mu nzego zose habamo ibibazo. Ntabwo bisobanuye ko nimba hariho bamwe batandukiye umusaraba bakinjira rwihishwa, bagasesera rwihishwa, bakaza muri twe cyangwa se bakaza mu itorero ry'Imana, bakangiza iby'umusaraba, bakatwangisha ab'isi. Nubwo wenda ab'isi batadukunda, ariko Bibiliya ivuga, ariko nanone hariho abatobyi, ariko abo batobyi ntibakwiriye kwangiza n'amasura y'abadatobanga. Nshuti z'umusaraba rero, igihe kirageze ngo habeho umudendezo wo gusenga, umudendezo wo kwegera Imana. Kandi za mbaraga mpora mpanura Data yazimanuye kugira ngo nawe wakire ubuntu. Icya kabiri, Imana yambwiye ngo yashoboje abantu, yamanuye umwuka w'imbaraga wo gusenga, tangira uhereye nonaha, witoze gusenga
winjire mu bihe by'amasengesho. Injira mu masengesho, Imana irabana nawe mu masengesho, irakomezanya nawe mu masengesho, irakubashisha mu masengesho. Mu masengesho ibyananiye amafaranga, ibyananiye abami, ibyananiye ibikomangoma, ibyananiye abakomeye, mu masengesho bijya bizemera, mu masengesho bijya bikunda. Mu masengesho haberamo ibintu bikomeye, mu masengesho duhererwamo ubwiza, mu masengesho duhabwa presence ya Kristo, mu masengesho turaruhuka, mu masengesho tumenya amabanga tutari kuzapfa tumenye, ubutasi bw'isi butamenya, abakomeye batamenya. Mu masengesho indwara zirakira, mu masengesho utari gushaka arashaka, mu masengesho yemwe, mu masengesho amateka arahinduka, karande ziracagagurika zikavunagurika kubera amasengesho. Umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, agatambuka n'inyenyeri kandi agakomanga urugi, ashaka kureba Imana. Amasengesho arebana n'Imana. Haleluya, haleluya torero. Amasengesho arebana n'Imana, arakomanga, niyo yonyine ashobora gukomanga mu ijuru, ijuru rigakingura rikarebana n'amasengesho, rikavugana n'amasengesho. Nta handi hantu tuvuganira n'Imana, nta handi hantu dukonekitanira n'Imana, ni mu masengesho. Amasengesho rero Imana irashaka ko dusenga, tukayegera, tukabana nayo, tugakorana nayo, tukavugana nayo, ikatumenera amabanga. Imana ifite amakuru menshi ku buzima bwawe. Hari ibintu yifuza kuvugana nawe ariko yakubuze. Injira mu bihe byo gusenga. Abahanuzi mwishire mu bihe byo gusenga, abashumba mujye mu bihe byo gusenga, abakozi b'Imana mu nzego zitandukanye mu bihe byo gusenga. Imana igiye gukora ibikomeye. Hanyuma hari n'ubuhanuzi nahawe mu gisata kiri politike, cya politike. Imana yarambwiye ngo nk'uko mwabonye umukwabo mu nsengero, ngo hagiye kubaho umukwabo muri politike. Muri politike hagiye kubamo umukwabo w'Imana, hagiye kubamo umukwabo ukomeye cyane. Abantu baramanuwe, abandi barazamuwe, niko Imana yambwiye. Ibyo bigiye kuba byihuse cyane. Imana ibagirire neza, Imana ikurengere, Imana igutabare, kuko uko wagenje niko ugiye kugenzwa. Kandi igihe kirageze kandi ngo n'abakomeye, ubwo iyo mvuga abakomeye mu isi, abaperezida, Imana igiye kubahamagara rwose pe habeho gusenga gusa. Imana hariho ko yaca inkona izamba bitewe no guca bugufi kwa bamwe. Nibyo ni ibintu mugiye gutangira kurebesha amaso yanyu. Guhanura ntibidutera isoni, ntibidutera ubwoba, kandi ndabizi neza ko guhanura ibyavuye ku Mana, si ibyavuye mu kanwa kacu. Biraba kuko n'urwanyi iby'Imana yemera iby'abapfumu. Ubwo rero twe twahisemo igisata cy'iyobokamana, igisata cy'abemera Imana, kuko Imana ifite imbaraga zo gukora ibikomeye n'ibitarondoreka. Yesu akugirire neza kandi Imana iguhe umugisha. Niba wumvise buno butumwa, urasabwa ibintu bitatu. Cya mbere no gusenga, icya kabiri no kwegera Imana, icya gatatu no kwihana, icya kane no guca bugufi, icya gatanu no kwemera Imana ikaba muri wowe utayibangikanya. Icya gatatu Imana yarambwiye ngo ibyaha bikabije kuba byinshi cyane, ifashe umwanzuro ukomeye. Ibyago bigiye kuba mu ngo za benshi, kandi akaga gasatiriye abantu ku rwego utabasha kurondora, ku rwego utabasha kubona. Ariko ibyago byegereye ihema ry'abantu bamwe na bamwe, kandi
bakundwa muri Kristo Yesu, muribuka ko uyu mwaka n'umwaka ugomba kubamo ibintu bikomeye bitandukanye. Kuba byumva musenge, kuba tabyumva it's okay, ibyo ni ibyanyu, ariko umwuka arahamagara, Imana irahamagara, Data wa twese arahamagara, umukwe n'umugeni barahamagara, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Icya gatanu Imana yavuganye nanjye, Imana yarambwiye ngo hagiye kongera kubaho impanuka zikomeye cyane, mbi rwose, nta rutangira ruhari, nasenze niyirije ariko mbona byanze kuvaho. Imana irambwira ngo igiye gucyura abantu mu buryo butandukanye. Musenge rero, ntukave mu rugo udasenze, kuko imihanda myinshi abadayimoni bamaze kuyiterekamo imitego yabo, ariko uzajya agira ubwenge akaba amaso agasenga, uzajya ubana n'Imana, ubone ikurokoye mu buryo nawe utakakwiye kuba warokotse, ubone uvuye ahantu utakabaye wakava. So nshuti z'umusaraba rero, Imana ibagirire neza, Imana ibambika imbaraga. Singishaka gutinda cyane ngo wenda kugira ngo mwumve, ni ukuvuga dutambuka tugenda, kuko si igihe cyo kwinginga, si igihe cyo guhendahenda. Ubyumva byumva, utabyumva bireke, nta kintu bitwaye Imana, nta nacyo bintwaye. Jewe kumva kuba natambukije message, tukane, mbese urwane gusa ndatangara cyane iyo bisohoye. Se mwari muzi ko iyo murwanije ubuhanuzi cyane birushaho kugira imbaraga cyane, ahubwo bugasohora bwirukanka cyane. Imana ibatabare, Imana ibagirire neza. Nshuti zanjye dukoranira hano rero, mwebweho ndifuza kubasengera iri sengesho, ca bugufi dusenge. Mwami Imana Nyiringabo, ndasengera abana bawe mu izina rya Kristo Yesu. Umwuka wawe wera n'abana bawe, abane n'intore zawe, imbaraga z'umwuka w'Imana, ubutware bukomeye, kunesha kwa Kristo kube kuri buri muntu wese utunze ikinyabiziga ubarizwa hano kuri iyi cano. Ndamusengeye ufite abana, ndamusengeye bahabwa ubwenge, bahabwa uburinzi, bahabwa imbaraga, bahabwe kunesha mu izina rya Yesu. Tuvunaguye imigambi ya Satani, tuvunaguye imigambi y'abarozi, tuvunaguye imigambi y'abakonikoni, twimuye imisozi y'abadayimoni, turatesha agaciro ibitavuga Imana, turamenagura ibirindiro n'ibicaniro by'umwanzi, dukubise hasi impaka n'ikintu cyose kishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Turi mu muhamagaro, twanze agasuzuguro k'abadayimoni, turi mu muhamagaro, twanze ibitero by'umwanzi, turi mu muhamagaro, twanze imbaraga zatuvogera, turi mu muhamagaro, twanze abadayimoni bakavuyo, turi mu muhamagaro, dutesheje agaciro, turamenaguye, turashwemaguye, turasandaza, turavunagura imbaraga z'umubi katika jina la Yesu. Indwara zikire, amadayimoni ahunge, ibitavuga Kristo bihunge, kandi umwuka wawe wera atubeho. Imbaraga zisumba byose ziturwanirire, zituneshereze, zizudutsindishirize. Bana natwe tugirire neza, ineza yawe itubeho, amavuta yawe atubeho mu izina rya Yesu. Dusengeye amateraniro tujyamo, Mwami Imana, duhagarareho. Bana natwe duhe gushira amanga, duhe kuvuga ukuri nk'uko kuri, duhe kwamamaza ishimwe ryawe, dushoboze, tuneshereze mu izina rya Yesu. Dusengeye abanyepolitike, dusengeye abapastori, dusengeye abakristo, dusengeye abasilamu, dusengeye ingeri zose, dusengeye mu izina rya Yesu n'abatarakizwa, kugira ngo begere intebe y'Imana, kugira ngo begere imbabazi, kugira ngo begere ubutware bukomeye, kugira ngo begere kunesha, kugira ngo begere ububasha. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe, izina ry'Uwiteka rishimwe. Imbaraga z'Imana ikomeye zibane natwe, ukuboko kwiza kwa Kristo kudushoboze, uduhe kunesha, uduhe imbaraga, uduhe gukomera mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe riravuga ngo abanjye ndabazi, nabashyizeho ikimenyetso cy'amaraso. Dushyireho ikimenyetso mu gihe isi ishaka kudushyiraho ibimenyetso, ntibizadufate. Kandi gajina la Yesu Kristo, umwuka w'Imana abane natwe, imbaraga zisumba byose zidukingirize, amavuta y'ishobora byose atubeho. Turasenze, turinginze, turatatse, turanishye, turanirisi, kugira ngo Mwami Imana utugirire neza. Manura umwuka w'ubwenge, manura umwuka w'imbaraga, manura umwuka w'ububasha, manura umwuka w'ubushobozi. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro, tubisabye twizeye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ubw'Umwami
Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, nuhagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kanafashe n'ukuboko ndamahoro. Shalom, mwatuye umugisha w'Imana, Imana iguhe umugisha kugeza ubwo utangara. Amen.